amatora barayarangize koko n'ubundi mu Rwanda byari bisanzwe bizwi neza ko biyimika ko nta matora aba muri iki gihugu, nta n'amatora na rimwe yari yaba ngo umuntu bamutore, kuko hari n'ahandi twagendaga tureba abaturage b'izindi nzego bajya gutorwa uwo abaturage bashaka bakahita babikansoringa ngo uwo ntitumwemeye ngo amatora arapfuye. Ubwo urumva rero iyo bagiye bavuga ngo amatora barayarangize bagasohora n'ururirimbo, indirimbo zabo mbere zasohotse tutaranatanga na kandidatire, ubwo cyo ni igihanga kigaragaza ko amatora bayarangije, ko ahubwo bibereye mu myiteguro y'ubukwe gusa. N'ibyo bibereyemo niyo tubasesenguranye n'ibyo bimenyetso byabo byo byose tusanga ko bibera mu bukwe bwabo bise ngo kipi dahindurwa. Abandi baragasobanuye barakanoza bakaryohereza abanyamatwi n'abasesenguzi mu Rwanda ko atari amatora, ko ari ubukwe, ahubwo ko amatora bayarangije kera, ngo amatora twarayarangije. Gereranya amagereza y'icyo gihe n'abari bafunzwe icyo gihe, none bagereranye n'amagereza y'ubu ngubu n'abafunzwe ubu ngubu. Ni ryari kwibohora kwa nyako nyakuri kwaba kuri ngombwa. Naha mu Rwanda rero nabo bafite uwo muco wo kutemera ko abaturage bagowe, bagahora basingiza, bakakenera amashyi, bagakenera abababwira bababesha, babatekinika aho kugira ngo bavugishe ukuri. Kandi amateka nta tekinikwa. Amateka nimba ari kibi kiba ari kibi, nimba ari cyiza kiba ari cyiza. Amateka ntarya ruswa, amateka ntagira santima y'amacakubiri. Ubukene bwavuyeho uko byagenda kose, nawe urabyitegereza. Gereza zabaye nyinshi gusumbya izari ziriho icyo gihe. Yuvuze ko mbyitegereza muri ubwo buryo. Abasenyerwa ni benshi gusumbya abasenyerwaga icyo gihe. Ibyo bivuze ko mbyitegereza koko. Ikindi iyo mbona abari mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe ni benshi cyane gusumbya abari bariho icyo gihe. Ubwo urumva rero nimba baza abanyamahanga b'abashoramari FPR inkotanyi kimura abaturage imisozi yose, kandi iriya wenda cyagiye iriya leta ntiyimuraga abaturage, none ubu bakabimura abaturage bakangaruka babaza abari batuye ku gasozi ka Rusororo bose bagiye, abari batuye ku gasozi k'Imasoro hari abubatse icyanya cy'ingandi Masoro bagiye. None ukabaza abari munsi yo ku Murindi wa Kanombe hariya yamazu yose n'amaduka yarahare ku isoko ryo ku Murindi bagiye, bazaho bagiye. None jya ku Muhima w'Impyisi bashaka kukwereka bari bahatuye aho umudogodo batuyemo, karitsiye batuyemo. Ujya noneho Kiruhura uvuge abari batuye Kiruhura bagiye he. Noneho ukomeze uze n'ahandi henshi bari kwimura, jya Kacyiru hariya kuri ministeri ubaza bari batuye hariya Kacyiru kuri ministeri hose, hari abubatse migration hariya hose hari haturiwe hose bagiye. Hepfo yaho hari abandi bagisigayeho ariko nabo kera gake baziraza kuhabimura. None ni ukuvuga ibibazo n'uruhuri henshi. Ariko Barafinda iyo uvuga zagahanga barimuwe ni hirya no hino niriwe ndondora igihugu cyose. Iyo uvuga abimuka cyase abimurwa bimurwa ku bw'inyungu rusange, ndetse za FPR inkotanyi atari inyungu rusange zanjye nge ntazo mbonamo. We izawe nyereke zirimo wabonye zakugezeho, cyangwa undi muturage udukurikiye avuge ngo ngizangezeho neze bazirondore nkuko ndondoye ibibazo ruhuri. Reba abantu bagiraga amaduka yabo bose barahombye, abantu bagiraga amatagisi mu Rwanda bakora n'abakomvayeri abo barahombye bose, ntibakibaho. Imodoka zose zatwawe na FPR inkotanyi bizanira zonda na za Retiko na za KBS zigenda buke zigatinza abantu mu nzira, kandi za mbere zatangaga serivisi umuturage akanyarukiramo ikamunyarutsa ikamugezayo, kandi bose bafite ibyiza by'igihugu basangiye bose.
noneho ubu gasanga imodoka transport ku butaka mu kirere ku mazi byose byisangijwe na FPR inkotanyi gusa nta muturage ushaka kumbwira ngo nge mfitemo share muri transport muri service yo gutwara abantu ku butaka ku mazi no mu kirere byose na FPR inkore ibyo nibyo byiza babwira abantu ni ibyo ngibyo ni uko kwibohora basobanurira abantu ariko Barafinda ivuga FPR FPR ni icyo wongeraho FPR na FPR kazi yego nta kibazo iyo uvuga FPR na FPR kazi abo ni abanyarwanda n'ubundi uvuga ukoze neza cyane nimba nge ntari umu FPR ntari umu FPR kazi nawe utari we n'uriya n'abandi uya nta kibazo ubwo ni ukuvuga FPR iyo ndi kuri mikoro nawe uri kuri mikoro reka turikoroze noneho tumanuka imigenda noneho tugende tureba impamvu nkubaza kuki mwakoze iki kuki mwasoreseza ubutaka bw'abanyarwanda bivusobanura impamvu ubu mwabusoresha bivuze ngo ubwo ugiye kunyura udagiye umwe FPR wewe FPR wowe byiyemereye isi yose ibyumva ntabwo bihakana urabyemera kuki mwasoreseza ubutaka bw'abanyarwanda FPR inkotanyi bigwizeho ibyiza by'igihugu gusa abandi baturage bagwamo batebereramo gusoma no kwandika ntashaka kwandika ibaruwa isaba akazi inonose ntashobora gusaba kwandika CV ibaru umwirondoro we uherekeza ibaruwa isaba akazi ugasanga ibyo ni indore bwamisha kukwereka ko umusaruro mu burezi bwa FPR inkotanyi ari mu nzugunya muke cyane ikindi abavuyemo muri ayo mashuri banyuze muri za 9 na 12 nta myanya yose babona mu kazi nibo babashomeri ni babandi barega ngo bishabikisha ibiyobyabwenge nibo baregwa ngo n'abamarini nibo batwarwa kwa Kakinya kwa Kabuga Iwawa nibo bari mu magereza nibo barejura nibo bakubitwa ibihano mu magereza mbese mu nkiko za kangaru ni ukuvuga FPR inkotanyi babashaka abana b'abakene baraho babakoresha ubuyede ubufundi ari abanyunzi baba ari abakarani ingufu babo abikorerere imizigo gutyo ni ukuvuga bashaka babajyane babakoreshe mu mirima yabo mu baragirira inka amatungo birangire batakwishuye wajya kwishuza bakavuga yahise agurisha inka yanjye yaburiwe irengero yagiye kuziragira cyangwa yarampombeje gutya yateze ibihombo ndamwishuza yabyishure ibikarangira mbese uburegari buregera ariko iyo uvuga FPR ko namaze kukubwira ko twese turi FPR 90 donc andi mugaragariza ibyo tubarega twebwe nyine ari abandi nese hari urugero niba ndo mu FPR ukabura kunshinja ngo dukubita abana tubajyana muri gereza ko nta mwana nohereza muri gereza ukoze neza cyane kwa Kabuga ntihahari ariko ngira ngo kwa Kabuga ni mwigororero ni muri transit center kuki batabajyana mu mashuri babagororere mu mashuri nk'abanyu ko mu bagororera Harvard University no mu bindi bigo bikomeye cyane ntabwo ndabyara nimba utarabyara twababyaye abacu bari muri ibyo kwa Kabuga uvuze twe nitwe tufite shida nizere ko abana bari kwa Kabuga atari bimanuka atari bivajuru ahubwo nabo babyarwa n'abanyarwanda kuki bo ab'abanyarwanda bo hasi bisangwa kwa Kabuga ni wawa no mu magereza yandi no muri za special kuki abanyu n'abakuru bawe n'ababyeyi banyu ba FPR na FPR kazi kuki bo yes reka twongere twasuze mwebwe mukunda kandi mukanakurikirana ibiganiro byacu ngiye wumva kandi nagusuza nitwa Young 250 the great of course mwene Sirake niko nitwa ishina twitwa Umukunzi TV niba ukunda ibiganiro ukabukunda inkuru tugenda tukugezaho ukabona tutiyabonesha uwemera gukanda sabone nkuko mubona kuri kamera zacu turi kumwe na none na Barafinda nk'ibisanzwe reka ngira ngo niba mubonye bwa mbere reka tangire akwibwira reka tunamuha ikaze tubaye ikaze bwana Barafinda turaryakiriye mwaramutse neza ariko twaramutse neza bimeze biteze muri minsi bimeze neza rwose nta mungenge ngira ngo rero
ahantu hose ibiganiro kunze kugaragara uvuga uti nzarahira ngo nanjye reka ariho mpera. ngira ngo uyu munsi turi ku wa kane, kuwa mbere ni tariki 15 ni umunsi w'amatora y'umukuru w'igihugu, tuzatora uwo twihitiyemo. Uracyemeza neza yuko ari wowe abanyarwanda bazahitamo? nujye bahisemo n'ubundi baguhisemo ryari? kubera ko ubwo bansinyiraga nzenguruka uturere twose, yego, icyo gihe barabyemeje. si n'ibyo gusa, na n'ubu bagiye babyemeza n'aya magingo. naho abandi baragasobanuye barakanoza bakaryohereza abanyamatwi n'abasesenguzi mu Rwanda ko atari amatora, ko ari ubukwe, ahubwo ko amatora bayarangije kera, ngo amatora twarayarangije. Amatora barayarangije koko, n'ubundi mu Rwanda byari bisanzwe bizwi neza ko biyimika ko nta matora aba muri iki gihugu, nta n'amatora na rimwe yari yaba ngo umuntu bamutore, kuko hari n'ahandi twagendaga tureba abaturage b'izindi nzego bajya gutorwa uwo abaturage bashaka bakahita babikansoringa ngo uwe ntitumwemeye ngo amatora arapfuye. ubwo urumva rero iyo bagiye bavuga ngo amatora barayarangize bagasohora n'ururirimbo, indirimbo zabo mbere zasohotse tutaranatanga na kandidatire, ubwo cyo ni igihanga kigaragaza ko amatora bayarangije, ko ahubwo bibereye mu myiteguro y'ubukwe gusa. n'ibyo bibereyemo niyo tubasesenguranye n'ibyo bimenyetso byabo, ibyo byose tusanga ko bibera mu bukwe bwabo. bise ngo kipi dahindurwa, ngo kipi itsinda kandi itagiye no mu marushanwa. ariko n'ubundi ikipe itsinda ntawe yihindura igihe itsinda, ariko itagiye mu marushanwa se irikinana yitsindagura ibitego. ibyo bimeze bite hano mu FPR inkotanyi koko ko ari mangetangete? ngira ngo iyo bavuga ikipe itsinda iba yatsinze nde? nuvuga ngo ikipe itsinda ni ikipe n'ubundi uko biri kose ntabwo ari imipira bari gukina, ahubwo bavuga abayobozi biyimika bisubizaho tujuru batavaho. bavuga abayobozi babereye abaturage, abayobozi bahiswemo n'abaturage, abayobozi bakorera abaturage, abaturage ku isonga. baba bagiye muri demokarasi kandi bagiye bavuga ngo demokarasi hano, ngo uburenganzira hano bwa kiremwa muntu, ngo ibyo ntibikora hano. ushaka dukureyo historique z'amadisikuru zabo ngo igihugu bagifashe bameniye amaraso, nabo ubwabo biyemera ko bameniye amaraso ubwabo mu madisikuru yabo. kandi bakarangiza bakavuga ngo igihugu cyacu ngo cyaratuvuniye, ngo bigaragaza ko kino gihugu ari cya bamwe ntabwo ari cya bose. ariko iyo uvuga ngo bagifashe bamenya amaraso, ngira ngo ushobora kubivuga nabi, kuko nuvuga ngo nawe ukurura kuzi ukuri ni ukohenze. FPR yaje cyangwa se icyahoze RPF inkotanyi yaje ihagarika jenoside. icyo gihe amaraso yari kumeneka, hashinga umuhati. bateye ryari? ngira ngo urugamba rwo kubohora igihugu rwatangiye ku ya mbere z'ukwa 10 mu 1990 se. usubiye kuri iryo jambo uvuga ngo baje guhagarika, icyo gihe hari jenoside yari mu Rwanda. urwo ni urugamba rwo kwibohora cyangwa rwo kubohora igihugu nibwo rwatangiye. iyo jenoside uvuze ngo intego yango yari ibazanye yari yo guhagarika iriya jambo uvuze haruguru. erega abantu b'abasesenguzi, abasaza n'abakecuru, abanyamatwi, nakubwiye iyi si igira ubwenge butatu: primary brains, secondary brains, tertiary brains. kandi ikindi, ubwo bwenge buba bufite giga zabwo. iyo uvuze ngo umuntu aje guhagarika, ni ukuvuga
bigaragara ko byumvikana ko hari ikibazo cy'icyo warusobanuye, baje bihuta baze gukemura. Yego, n'ubu cyari gihari, n'ikibazo cyari gihari kubamo bitwemereye. Ikibazo cyari gihari n'ubundi twagiye ku kindi icyo cyumvikanye. Urumva icyo nashakaga kugira ngo abanyarwanda bacyumve neza, wenda bijyanye n'uko wari kubivuga, wavuga bavuga yuko ngo bubwa bamenye amaraso, ariko siko kuri, ariko nibo babyivugira. Ushaka kubahakanira ibihangano byabo, bo ubwabo uzakurikire disikuru nyinshi cyane, bakongeraho bamwe ngo twarabavudukanye tubasukaho n'umuriro. Ibyo bintu nabyo birahari, kandi abandi bakavuga ngo dufata Rwanda hakamanuka twe tukabasanga iyo mu mashamba manini, tukabirangiriza iyo tukagaruka twibyenera intsinzi. Ibyo byose ushaka kuvuga ko atari byo babyivugira, hari undi ubibavugira. Icyo ndi gushaka kugira ngo abanyarwanda bumve neza nuko urugamba rwo kwibohora cyangwa se rwo kubora igihugu abanyarwanda rwatangiye ku itariki ya 1 z'ukwa 10 banzo hashinga umuhanda muri 19. banzo hashinga umuhanda. Noneho hari kubohora no kwibohora, hari amagambo abiri. Hari abari baboshwe abanyarwanda, kuvuga abandi baje kubabohora. Yego, hari kwibohora, wowe ubwawe uboshwe uri kwizitura ibizitiro, ibiziriko. Ibyo bintu bibohora mu biki, babohora mu biki, babohoka mu biki. Ubu baribohoye, ubu babonye ukuruhuka, ibiziriko babivuyeho. Ibyo biziriko byari ibihe. Yongeye nsesenguye nkareba ibiziriko, ni nko kubuza umuntu uburenganzira bwe mu rwego rw'inyegamo ya politiki. Nkabona ko umuntu ushobora kumufata ukamujyana muri gereza ukamuzirika imyaka myinshi, urumva uwo muturage agakenera ko yibohora. Icyo gihe wavuga ngo abantu bari mu buroko bose bari bakeneye kwibohora, kwikura ku ngoyi, n'abaturage iyo miryango ikomokamo nayo yose yashakaga kwibohora yikure ku ngoyi, n'abandi bagomba kubabohora nabo bari tayari kuza kubabohora. Gutyo wavuga ngo gereza zari zaruzuye, hari gereza nyinshi cyane gusumbya imidugudu y'abaturage, ko abaturage bari mu kaga mu kangaratete, ko amashuri yari make, amagereza ari menshi, ko inganda zari nkeya, amagereza ari menshi. Gereranya amagereza y'icyo gihe n'abari bafunzwe icyo gihe, none bagereranye n'amagereza y'ubu ngubu n'abafunzwe ubu ngubu. Ni ryari kwibohora kwa nyako nyakuri kwaba kuri ngombwa? Reka none duse n'ababigendamo neza. Urugero rw'ibigaragara, sinari mpari, ariko abari nizere ko wari utaranavuka, kuko mugendera mu bintu twe twari duhari. Rero twabababwira amateka nk'abasaza, tubabwiza ukuri, kuko aya mateka y'u Rwanda asana neza n'ay'Ubufaransa yabaye ku itariki 5 z'ukwa 7 1789. Iyo ni French Revolution ushaka kuvuga? French Revolution. Itariki 5 z'ukwa 5 1789. Ni ukuvuga French Revolution uburyo yari ibayeho, abategetsi bategekaga icyo gihe ntibemeraga ko abaturage bagowe. Naha mu Rwanda rero nabo bafite uwo muco kutemera ko abaturage bagowe, bagahora basingiza, bakakenera amashyi, bagakenera abababwira bababesha, babatekinika, aho kugira ngo bavugishe ukuri. Kandi amateka nta tekinikwa. Amateka nimba ari kibi kiba ari kibi, nimba ari cyiza kiba ari cyiza. Amateka ntarya ruswa, amateka ntagira santima. Ni ukuvuga amateka aba ari positive, ari meza, aba ari meza. Yaba ari negative, aba ari negative, aba ari mabi. Ni ukuvuga ntabwo amateka uri bujye hariya ngo uyagoreke. Ni ukuvuga neza nk'uko bajya barega ba mukeba babo. Hari ikindi bajya bongeraho, ngo Ubufaransa ngo nibwo bwakolonize u Rwanda. U Rwanda rwakolonizwe n'ikihe gihugu? Ni Ababiligi n'Abadage. Ku nshuro ya mbere bari Ababiligi, Abadage. Inshuro ya kabiri
duhinduka indagizo y'ababirigi. none wasanga amadisikuru yabo FPR Inkotanyi b'abategetsi babwira mwebwe abakiri bato ngo u Rwanda rwakoronizwe n'Ubufaransa, aho naho muhashinga umuhate. Barafinda ndacyari muri 94 na mbere yaho. Urumva ndashaka kugira ngo numvikanishe cyangwa se dusobanure uko ibintu byari bimeze. Wenda nyemerere nse n'ubyinjiramo ukuntu. Navuze ngo urugamba rwo kwibohora cyangwa se rwo kubohora abanyarwanda rwatangiye ku itariki ya mbere z'ukwa 10 mu 1990. Ayo ariko na amateka ya FPR Inkotanyi atumvikanwaho na bose bari mu Rwanda, gusa bo bashobora kuvuga ko bo baje bikumvikanisha ko ari bo bonyine barurwanye, ko abimbere mu gihugu batari barimo, kandi nanone ukaba wakumvikanisha ko abateye u Rwanda ko bavuye hanze gusa, ko imbere mu gihugu bataturutsemo. Nimba nabo baraturutse, ukavuga muri za 80 muri Uganda habaye ikibazo cy'ubutegetsi bwaho, basunitse abaturage bagambaniwe ngo batahe mu Rwanda wabo. Ubwo rero abantu benshi bafunga imizigo nka kuriya, bava muri Kongo ari benshi baraza baratura ino. Nukuvuga hari bene wabo bari baraje ino batuye, aho bose intambara yarabahitanye. Noneho reka nkomeze kuva muri cyo gihe muri 90 ukaza ukagenda ukagera muri 94, aho ngaho FPR yashakaga buryo ki yabohora abanyarwanda bari kungoye hashenge umuhati. Yego. No myaka yari ingahe? Yari bayine. Ime hafi yari ngira ngo urumva kuva mu 90 kujya mu 94 ibari ingahe? Ubwo urumva ni hari abatayizi nkamwe batuya koko. Mwari ubwo si imyaka 5. Oya, urumva kuva mu 90 kugera mu 94 nta myaka 5 irimo. Tangira 90. 91. 92. 93. 94. Iyo ninga kamera babari. Ariko urumva urugamba rwatangiye ku ya mbere z'ukwa 10 muri 90. Niyo watangira barugendeye niyo batangira ryari, ariko bavuze ngo 1990. Ntabwo bikuraho n'itariki nimwe cyangwa ngo uyihutishe cyangwa wisubize inyuma, babara umwaka gusa mu mateka. Ntacyo reka twemere icyangombwa no kugira ngo tumenye ngo ese muri iyo myaka niki cyavuyemo. Resulta yavuyemo nuko muri 94 jenoside yari yateguwe cyangwa se ari gushyirwa mu bikorwa na leta, hashinga umuhati yaje guhagarikwa na FPR ubwabo bivugiye Tito Rutaremara, muze Tito Rutaremara yivugiye ko buri serire mu Rwanda, mu maserire yose yo mu Rwanda hari harimo abakada 5 5 nukuvuga binziye na mbere yaho. Hari biriya nakubwiraga ngo mu gihugu harimo 5 nimba abo 5 uzakore iperereza wowe nk'umuntu w'umujyambere, kandi uzi gutara amakuru n'inkuru neza, umenye u Rwanda rwarugizwe n'amaserire ngahe. Ese none ufata 5 ugakuba n'amaserire yaragize u Rwanda rwose, ushobora gusanga umubare w'ibihumbi n'ibihumbagiza by'abakada binziye bari muri iki gihugu ba FPR Inkotanyi, mu gihe ingabo zahabyara ubwazo umuryango w'abibumbye bemerera igihugu bari mu 4,500. ubwabo urumva ko abakada ubwabo ba FPR Inkotanyi barushaga ubwinshi ingabo zahabyara mu gihugu. Ubwo rero kandi 5 buri serire Tito Rutaremara yavugaga buri mukada muri aba 5 buri umwe yayoboraga hagati y'abantu 300 akuriye supervisinga 300 kugeza kuri 350. Abo ngabo bose yo fasha ayo
tatu nanone ugakuba n'amaserire yari mu gihugu, nanone ushobora guhita ubona umubare ko FPR Inkotanyi nibo bari benshi cyane mu Rwanda gusumbya ba mukeba babo. Bitwaye kibyo ngibyo niba yari military tactics. Akoze neza cyane. Ubwo rero wowe yuvuze ngo binziye 90 ngo baze gutabara, kandi 90 yarageze 55 barinze mu maserire yose batuye barimo. Ubwo nanone hari ibintu byo kudakora neza amateka none aho ngaho. Abanyamateka urabizi ntibagira sati, bahita bahabona amateka ari positive n'amateka ari negative. Yugize uruhare mu kintu nawe ayo bavuga amateka nawe icyo gihe muri ayo mateka uburimo. Yego, ngira ngo impamvu mvuga ibyo ngibyo cyangwa se n'ibyo byose turi kugira ngo turebe ni iki cyagezweho. Icyagezweho nuko abanyarwanda baboho ingoyi bari bariho yabi y'ubukene, y'amacakubiri. Ubukene bwavuyeho uko byagenda kose nawe urabyitegereza. Gereza zabaye nyinshi gusumbya izari ziriho icyo gihe. Yuvuze ko mbyitegereza muri ubwo buryo. Abasenyerwa ni benshi gusumbya abasenyerwaga icyo gihe. Ibyo bivuze ko mbyitegereza koko. Ikindi yo mbona abari mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe ni benshi cyane gusumbya abari bariho icyo gihe. Ubwo urumva rero nimba baza abanyamahanga b'abashoramari FPR Inkotanyi kimura abaturage imisozi yose, kandi iriya wenda cyagiye iriya leta ntiyimuraga abaturage, none ubu bakabimura abaturage bakangaruka babaza bari batuye ku gasozi ka Rusororo bose bagiye, abari batuye ku gasozi k'Imasoro hari abubatse icyanya cy'ingandi Masoro bagiye. None ukabaza bari munsi yo ku Murindi wa Kanombe hariya yamazu yose n'amaduka yari ahari ku isoko ryo ku Murindi bagiye, bazaho bagiye. None jya ku Muhima w'Impyisi bashaka kukwereka bari bahatuye aho umudogodo batuyemo karitsiye batuyemo. Ujya none Kiruhura uvuge abari batuye Kiruhura bagiye he. None ukomeze uze n'ahandi henshi bari kwimura, jya Kacyiru hariya kuri ministeri ubaza bari batuye hariya Kacyiru kuri ministeri hose, hari abubatse migration hariya hose hari haturiwe hose bagiye. Hepfo yaho hari abandi bagisigayeho ariko nabo kera gake bazraza kuhabimura. None ukuvuga ibibazo n'uruhuri henshi. Ariko Barafinda iyo uvuga Gahanga barimuwe ni hirya no hino niriwe ndondora igihugu cyose. Iyo uvuga abimuka cyase abimurwa bimurwa ku bw'inyungu rusange ndetse FPR Inkotanyi atari inyungu rusange zanjye nge ntazo mbonamo. We izawe nyereke zirimo wabonye zakugezeho cyangwa undi muturage udukurikiye avuge ngo ngizangezeho neze bazirondore nkuko ndondoye ibibazo ruhuri. Reba abantu bagiraga amaduka yabo bose barahombye, abantu bagiraga amatagisi mu Rwanda bakora n'abakomvayeri abo barahombye bose ntibakibaha. Imodoka zose zatwawe na FPR Inkotanyi bizanira zonda na za Retiko na za KBS zigenda buke zigatinza abantu mu nzira, kandi za mbere zatangaga serivisi umuturage akanyarukiramo ikamunyarutsa ikamugezayo, kandi bose bafite ibyiza by'igihugu basangiye bose. Noneho ubu gasanga imodoka transport ku butaka mu kirere ku mazi byose byisangijwe na FPR Inkotanyi. Gusa nta muturage ushaka kumbwira ngo nge mfitemo share muri transport muri service yo gutwara abantu ku butaka ku mazi no mu kirere, byose na FPR Inkore. Ibyo nibyo byiza babwira abantu, ni ibyo ngibyo ni uko kwibohora basobanurira abantu. Ariko Barafinda ivuga FPR ni je wongeraho FPR na FPR kazi
yego nta kibazo. Iyo uvuga AFPR na FPR kazi abo ni abanyarwanda n'ubundi uvuga ukoze neza cyane. Nimba nge ntari umu FPR ntari umu FPR kazi, nawe utari we n'uriya n'abandi uya nta kibazo. Ubwo ni ukuvuga FPR niyo ndi kuri mikoro, nawe uri kuri mikoro, reka turikoroze noneho tumanuka imigenda, noneho tugende tureba impamvu. Nkubaza kuki mwakoze iki, kuki mwasoresheje ubutaka bw'abanyarwanda? Sobanura impamvu kuki mwabusoresheje. bivuze ngo ubwo ugiye kunyura udagiye umu FPR wewe mu FPR wowe byiyemereye, isi yose ibyumva, ntabwo bihakana, urabyemera. Kuki mwasoresheje ubutaka bw'abanyarwanda? Ni ukuvuga ngo ubutaka bw'abanyarwanda n'ubundi bwasoreshejwe kubw'ineza y'abanyarwanda, kugira ngo ibikorwa, urabizi ko nta mabuye y'agaciro tugira, nta zahabu tugira, nta diyama tugira, nta peteroli tugira. Ubutunzi bwa mbere ariko Imana yabahaye ubwenge. Yego, niyo mpamvu muri siroga yacu tuvuga ngo umutungo wa mbere w'abanyarwanda ni abaturage. Bivuze ngo uko byagenda kose ubwenge yabahaye n'ibihe byo kubaho, mutajya mukodesha n'Imana. Yego, bivuze ngo umunyarwanda yasoze n'ubundi y'amafaranga asoze aramugarukira mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Nuvuga ngo iyo asoze y'amafaranga ajya kubaka ibikorwa remezo. Mbere ntibasoraga kera, yubaka amashuri. Kera ntibasora. Hari amashuri angahe? Ukoze neza cyane. Ubu tugereranyije amashuri ahari n'abantu barimo, n'amagereza ahari azwi n'atazwi, n'amakasho zose za safe houses, ibyinshi n'ibihe. Reka nguhe urugero rw'ibyo ngewe nzi, kuko bari abana basoza nabo batazi gusoma no kwandika. Karite na kantite y'uburezi mu gihugu, uburezi barabwesha nabo, product umusaruro uvamo ntabwo ari mwiza, ntabwo bashaka kujya ku ruhando rw'isoko mpuzamahanga ngo bapiganirwe isoko ry'umurimo. Ugasanga abana babishobora batsindira amasoko ku isoko, gupiganira isoko ry'imitungo ry'imari n'imirimo, ni ry'abana ba FPR Inkotanyi bigiye hanze za Harvard, bagiye bigira hanze hirya hino mu mahanga, mu bihugu bya Buraya, za Amerika, Aziya, hirya hino bya Afurika bikomeye. Abana b'abakene bo badashobora no kwiga 9 ya education na za 12 bakabatsindagiramo umwo, kandi abana bacu bigatuma basoza badashobora kutsindira burusi ngo nabo bajye kwiga mu bigo byabo bikomeye, bikarangira n'ubundi babana babo aribo batsindira ibigo bya sekonderi bavuye muri primaire. No muri primaire ugasanga hari ibigo bya FPR Inkotanyi, bakajya kuzana abarimu b'abahanga mu mahanga bakabigisha, noneho abana b'abakene bagatoranya n'ubundi babandi bize nabi FPR Inkotanyi yigishije nabi ngo nibo barimu, kandi abo bose mbakubise ibizamini bose nta numwe wagitsinda. Bityo rero nkavuga nti FPR Inkotanyi bigwizeho ibyiza by'igihugu gusa, abandi baturage bagwamo batebereramo. Gusoma no kwandika, ntashaka kwandika ibaruwa isaba akazi inonose, ntashobora gusaba kwandika CV umwirondoro we uherekeza ibaruwa isaba akazi. Ugasanga ibyo ni indorerwamo ishaka kukwereka ko umusaruro mu burezi bwa FPR Inkotanyi ari mu nzugunya muke cyane. Ikindi abavuyemo muri ayo mashuri banyuze muri za 9 na 12 nta myanya yose babona mu kazi, nibo babashomeri, ni babandi barega ngo bishabikisha ibiyobyabwenge, nibo baregwa ngo n'abamarini, nibo batwarwa kwa Kakinya, kwa Kabuga, Iwawa, nibo bari mu magereza, nibo barejura, nibo bakubitwa ibihano mu magereza, mbese mu nkiko za kangaru. Ni ukuvuga FPR Inkotanyi babashaka abana b'abakene baraho babakoresha ubuyede, ubufundi, ari abanyunzi baba, ari abakarani ingufu babo, abikorerere imizigo gutyo
gutyo ni ukuvuga bashaka babajyane babakoreshe mu mirima yabo baragirira inka amatungo birangire batakwishyuye wajya kwishyuza bakavuga yahise agurisha inka yanjye yaburiwe irengero yagiye kuziragira cyangwa yaramhombeje gutya yateze ibihombo ndamwishyuza yabyishure ibikarangira mbese uburegari buregera. Ariko iyo uvuga AFPR ko namaze kukubwira ko twese turi AFPR 90 donc kandi mugaragariza ibyo tubarega twebwe mwebwe nyine ari abandi nese hari urugero niba ndi mu FPR ukaba uri kunshinja ngo dukubita abana tubajyana muri gereza ko nta mwana nohereza muri gereza ukoze neza cyane kwa Kabuga ntihahari ariko ngira ngo kwa Kabuga ni mwigororero ni muri transit center kuki batabajyana mu mashuri babagororere mu mashuri nk'abanyu ko mu bagororera Harvard University no mu bindi bigo bikomeye cyane ntabwo ndabyara nimba utarabyara twababyaye abacu bari muri ibyo kwa Kabuga uvuze twe nitwe tufite shida nizere ko abana bari kwa Kabuga atari bimanuka atari bivajuru ahubwo nabo babyarwa n'abanyarwanda kuki bo ab'abanyarwanda bo hasi bisangwa kwa Kabuga ni wawa no mu magereza yandi no muri za special kuki abanyu n'abakuru bawe n'ababyeyi banyu FPR n'FPR kazi kuki bo batisanga iwawa no kwa Gakinya no kwa Kabuga kubera iki abana ba rubanda ruciye bugufi arerwo ruhohoterwa abari mu cyiciro cya mbere n'icya kabiri n'icya gatatu nibo batsindagiye muri ibyo bigo. Kandi ikindi gitangaje yo abanyamugisha yo banavuyeyo ntabwo babahe cyangombwa ko babajyanye muri iryo gororero uvuze kugira ngo ubutaha batazamusubizayo kuko ikosi ni ikigo ngororamucyo. Nimba ari ikigo cy'ingororamuco nta cyemezo bamuha kivuga ko umuco yawumenye noneho nta kibazo. Ni gute nimba bwa burezi nyine nabaregaga haruguru hariya butanoze butanumvika butanasobanutse murega umuntu ejo mukaba mumujyanye kwa Kabuga iwawa hose mwarangiza nejo bundi mukamura murobye nk'isamaki mukaba mumusubizeyo nejo bundi yo mumusubizeyo gatatu ntagaruka abo bana ntibarengana sakarengane k'ibihekane bananirana bate kucya banyu batajyayo. Barafinda namwe ababyeyi uruhare rwanyu rurakemandwa kuko bari abana uvuga bari kwa Kabuga nawe bafatiwe mu muhanda wo bita inzererezi. Ukoze neza cyane imihanda yubakiwe FPR n'FPR kazi n'ababo gusa nibo bemerewe kugendera muri iyo mihanda abandi bo ntibemerewe kugenda muri iyo mihanda. Iyo mvuga inzererezi niba abandi batagira aho baba ntabwo ari abagenda aho. Ukoze neza cyane cyo n'igihanga mufatanya abana batagira aho baba mu Rwanda bavuke mu biti bavuke mu mashamba mu ntoki ko mu Rwanda ari iterambere abo bana batagira aho bava bakaba ari inzererezi batagira aho bataha kandi muvuga ngo Rwanda ni Singapore ya Afrika ni komata periti defend icyo gihangano cyanyu mu FPR na FPR kazi ego ubwo reka Singapore ya Afrika ibonetse taho hagataho uti defend icyo gihangano reka ntacyo defend ubwo ku ruhande rwa FPR uko ubivuze ngira ngo impamvu bivugwa ko nyine abana babaye inzererezi biraturuka ngo mu makimbirane yewe mu miryango iyi wanyu nkuko nangira kuvuga ngo ndi mu FPR nanjye ubwo reka mvuge ngo iyi wanyu mwe muturuka miryango yanyu ya FPR na FPR kazi n'abafungiye wawa na hehe mageragere na hehe hose bana abanyabyaha hose ni ukuvuga abanyabyaha n'abakekwaho ibyaha abacu rero nibo babanyabyaha nibo bakekwaho ibyaha nibo barimo inzererezi abanyu ba FPR n'aberanda. Iyo bivuga gutyo bitaza kumvikana nabi nkaho aba FPR badafungwa ukoze icyaha arakibazwa yatsindwa akoherezwa ahantu agomba kujya cyangwa se akajya gukora igihano nsimbura gifungo. Ukoze neza cyane waruzi ko aba FPR baba badafunzwe babagiye kuneka abo batuvuze batsindagiyemo kugira ngo barebe ibyo baganira ibyo bagona cyagiye bariyo batera amakarita cyagiye bariyo ni ukuvuga n'ubundi abaturage bajwemo
nukuvuga niyo babaturage bacu babajyanye wawa nubundi babakubitamo abajya kubumviriza nubundi icyo gihe bamureze ikirego bahita ubona bamusohoye kwa Kabuga nge barahanjanye ukabona baramusohoye baramujyanye haya baramugimbye baramubise ntibamubwiye nicyo bamurega ubwo ngubwo no kugaruka naho Imana cyaba bakamupakira mu modoka bakamutwara ukagira ngo baramucyuye uwo ntagaruke ajya hehe wagaruka ku mirenge no hepfo mu baturage bakavuga abana bacu twarababuze ubwo abefuperi Inkotanyi murabafite nyine muzababa ababyeyi bakeneye abana babo ariko urumva uko byagenda kose iyo ubuze umuntu ujya kubaza RIB oya n'izindi nzego kuva nari bitarabaho bagendaga babaza abana bacu abantu benshi babuze abantu babo hano muri iki gihugu si abana gusa n'abamama n'abapapa bagiye baburirwa irengero gutyo kuva kera ni ukuvuga abaturage bafite ibibazo nuko batavuga abaturage barinumiye abaturage Barafinda iyo uvuga ngo abaturage bafite ibibazo ntabwo ibibazo biri mu Rwanda gusa no ku isi yose ibibazo birahari ukoze neza ushaka kubigira ikibazo neza cyane njya FPR kazi Inkotanyi n'Inkotanyi kazi impamvu nazihagurukiye hari ibibazo ushobora kuvuga ngo ni own making problems ibibazo twitera na nane own making problems n'ibibazo tutitera wenda twakavuze tuti nk'abanyarwanda turebe ibibazo tutitera duhangane n'ibyo ariko ibibazo twitera ntibyakabaye biba biterwa n'abantu urugero nge mfite isambu yanjye nubatsemo inzu yanjye inzu ni yanjye no muri Gacaca ejo bundi bahanaga umuntu wazaga ugasenyera undi akakuramo idirisha cyangwa umuryango cyangwa ameza mu nzu ye icyo gihe yarabihanirwaga muri Gacaca isambu yanjye nubatsemo inzu yanjye wowe irakubabaje n'umwe-FPR kazi uraza uransenyeye uba wumva ibyo bintu bidafite uburemere bumwe ariko nakubwiye ngo abo basenyeye abasenyewe nabari bari mu manegeka ahubwo se gusenyera byararangiye byarahagaze cyabirakomeje nahantu ubuzima bigaragara ko ubuzima bw'abaturage buri mu kaga baba batakambiye ngo mudutabare turi mu kaga aba batakambira se bo barabatabara murabatabara cyangwa n'ubundi muhita mubabona ko ari za nzererezi muzijyana kwa Kabuga iwawa no mu yandi magereza ngo ni ibisambo noneho ikindi abasenyewe bagiye bahabwa ingurane nibaboneka tubahamagare bose bampamagare ku Gasaraba 257 bose bagaragaza batarahawe ingurane abari mu Rwanda n'abamaze kujabuka u Rwanda bihungiye bose batange raporo tuhite tubashyira kuri satellite bose batanga ubuhamya bwabo ngira ngo rero Barafinda niba abantu donc barimuwe barasenyewe ritsindagiye neza cyane barasenyewe Sororo hariya munsi yo ku murindi kwa Kabuga ku murindi ujya Kabuga hano umurindi wa Kanombe uzababaze nge nturanye nabo kuko nge ari nje ushinzwe kwirukanga inyuma yayo madosiye yose bose nta n'ingurane nta n'iki ntibabahaye ngo babaguranira ibibanza ngo babahe ibindi bibanza handi heza hose se ko mu Rwanda ariko u Rwanda ruremye bazimura hose kuki babimura nk'ahariya babimuye Baniyahe na hariya baturanye hose Baniyahe nahe Kiruhura Baniyahe simwe mwabimuye ni hehe havuga hariya muri karitsiye za Baniyahe nitwe twabimuye simwe mwabasenye hariya Baniyahe hose mwagiye mubasenyera hose twarimuye kubw'inyungu rusange ndetse no kubwo nuko ubuzima bwabo twabonaga buri mu manegeka turavuga ngo reka ubuzima bwabo tubukure mu kaga peyaje se hariya peyaje mu kivu cy'abakene bo nabo mwabakuraga mu kaga hariya naho byari kubw'inyungu rusange noneho hariya Masoro Masoro twarabishyuye mwarabishyuye ko twatanze nomero bagiye guhamagara twarabishyuye Masoro nabizeye twarabagure turabishyura bari bangahe bose mwishyuye hamwe
aho ngaho ubwo byasaba kujya mu mibare aka kanya ntabwo imibare twayitwaje ubwo abaturage ni ukuvuga ntaho bagiye n'abapfuye nabo igihe cyo kuzuka nibazuka bazavuga twe baratwishe twe ntibatwishyuye ubwo bishyuye ababo b'abefuperi n'abefuperi kazi abatari abefuperi ntabwo bishyuye aho hashinga umuhate tukomeze noneho hari uvuze ku bw'inyungu rusange peyaje inyungu rusange ntizari kuba za bamwe abefuperi n'abefuperi kazi bimura rubanda ahubwo bari kubaka amagorofa maremare none zirenganiye n'ubutaka zikaba iz'abanyagakondo none ziri muri kave n'izigeretse hejuru kugera ku kwezi zikaba iz'abefuperi n'abefuperi kazi none bagaturana n'abandi ariko ntibagira abandi munzi inzererezi bamara kubagira inzererezi bagahindukira bakabahiga n'abana babo aho bari bakabafata bakabatsindagira kwa Kakinya kwa Kabuga Iwawa gutyo kandi aribo babazerereze nibo babageze inzererezi ziriya nzererezi wavuze ruguru hariya bamayibobo bose ubwo ni ukuvuga mwagize abanyarwanda mwasanze batuye neza batuje batekanye baturanye neza murabasenyera ngo kubw'inyungu zanyu rusange noneho inyungu muzigezeho abandi bo bahomberamo mubakubita ibihombo kabuhariwe n'igihanga n'abafatanye mwasanze hari kontineri zabaga mu Rwanda z'abaturage bagiragamo amabutike muzibasenyera hejuru ngo bazikureho ntabwo muzishaka ku bwa Roza Kabuye mu mujyi wa Kigali mukomereza no mu zindi ntara noneho muhita muzana izindi za miliyoni zingahe 6 ngo nizo zigezweho nziza ngo ziriya za kontineri zari zihari bazikureho zari zisanzwe mumaze kuzibashenyesha muhita mubagurisha za miliyoni 6 bazubatse nazo mubakuyemo ayo mafaranga mubavuruganyije ntibyamaze kabiri ntibyateye kabiri nazo muzibakuzaho ngo ni nyakatsi abaturage mubarega ibirego ngo babaga muri nyakatsi umwe mutegetsi avuga ko ari ibyari wari uw'umujyi wa Kigali hano bamujyana iburasirazuba bwira abaturage b'abanyarwanda babaga mu nzu z'ibyari ngo niyo mpamvu muzisenya mwabefuperi inkotanyi n'inkotanyi ibyo mwakoreye abanyarwanda mwumva ibyatambutse n'ibyo muri gukora ubu n'ibyo mwitegura gukora mwumva muri mu gikamyo murimo neza abanyarwanda murimo kubigendanamo neza cyangwa murimo kubigendanamo nabi Barafinda iyo uvuga ngo inyungu rusange ni za FPR reka nguhe urugero tanga urugero mbwire inyungu zacu aho turi kuzibonera yego iyo abaturage bimuwe hakubakwa umuhanda ugendwamo nabande mu gihe mubimuye abari kugendamo aho ngaho mutanazi naho bagiye mutafite naho mwabashize ahubwo mwabefuperi mukahubaka inzu zanyu none iyo mihanda ikabiyanyu inyungu zacu ziri hehe hagataho baratuhurira he niyo mihanda bimaze kubiyanyu n'amazu mwubatse muri ibyo bisambu byari byacu nabyo naho haba habaye ahanyu uyu munsi unyura hehe Barafi ukoze neza cyane njyahe nyurahe njyahe mvahe njyahe ugiye kuri Neke wanyuze ukoze neza cyane ubu se bazaho nanyuze nyine ugiye kuri Neke wanyuze mu wihe muhanda byarangoye nyine no kugerayo byarangoye n'amateka arahari n'igihe nari bugerereyo sicyo nagereyeyo kubera ibyo bibazo abefuperi n'abefuperi kazi baduteje ari byo byatujyanaga muri Neke kugira ngo tugerageze kugira uruhare mu kubikemura reka nguhe urundi rugero rw'inyungu rusange iyo hubatswe iyo abaturage bimuwe hakubakwa amashuri ayo mashuri yigwamo n'abandi mu gihe abari kuyigamo bimuwe aho hantu hubakwa amashuri ya FPR inkotanyi n'inkotanyi kazi babagiye gukaba aho hantu bahature birumvikana urutsa abana narwo ntungore kuko abandi babimuwe na FPR babagiye kuhakaba n'ubundi nibo babagiye kuhatura n'abanyamahanga baba pampe ngo bitwa abapampe mbese barwiyemeza mirimo babo babashoramari reba nk'urugero abamasayi n'abazunguzayi n'abatemberezi ntibabafata ntibababuza gutembereza mu Rwanda kubera bashigikiwe n'FPR inkotanyi nabo ubwo ni inkotanyi
n'inkotanyi kazi nazo ariko nurangiza kubibona ukabona umunyarwanda utembereza uzunguza kabagataro byaba cyaguwa cyangwa imyenda w'umuzunguzayi n'umunyagataro mukihutira kumufata mumunyaga ibyo afite mubitwara mwa FPR nimba ari imyenda muyijyana kuyambara inkweto muzijyana kuzambara ibyo kurya by'agataro mubitwara mu ngo zanyu kubirya kuko ntiturabona isoko rya cyamunara ry'ibyo bintu muba mwakuye kuri abanyadutaro ngo isoko rya cyamunara ngo ibyavuyemo ngo mwabyubakiyemo abaturage ayo mazu cyangwa mwabakoreyemo business amabutike manini cyangwa amaduka manini ngo dutaro badureke none bamanuke muri ayo maduka ibyabo mukabitwara nabo mukahita mubatwara kwa Kabuga n'amageragere mubaziziza iki ko batinyutse gukora bakuye amaboko mu mufuka bari gukora mukabaziza gukora ngo badakora badatera imbere bakabayinga FPR inkotanyi n'inkotanyi kazi batinya babayinga haba mu bwenge haba mu mbaraga mu mikorere mu gutinyuka muri byose mbese mugira ishari ntimugira ishaka ahubwo murafuha ngo mufuhira umuhisi no mugenzi kuba atari umu FPR n'umu FPR dufuha ubusenda gufuye turi kuganira ukoze neza cyane kuganira nuko ari igihangano abaruda n'abarudakazi twazanye mu FPR inkotanyi ubundi nticyari igihangano cyabo ntibaganiraga twarababwiye tumanuke muri Arusha kabiri National Constitutional Concordance dushireho imiyoboro migari uburyo igihugu cyayoborwamo duhamagare umuryango w'abibumbye East African Community na African Union USA2 na European Union abafatanya bikorwa na leta ya FPR inkotanyi none tushireho leta tukore icyo bita dialogue and consensus tujye mu biganiro bisesuye ducyure ziri ampunzi n'inyeshamba ziri imbere mu gihugu bamuke baba FPR ni FPR kazi n'abari mu mahanga bamuke bababo none tubazane bose impunzi z'abanyarwanda nyanyagiye ku isi yose tukemura ikibazo tujye muri national dialogue cyangwa international dialogue yani consensus ikiganiro mpaka mpuzamahanga cy'abanyarwanda imbere mu gihugu no ku rwego mpuzamahanga n'amahanga yose ahari dukemura ikibazo kive mu nzira abantu kuba bari babagira inzererezi wivugiye ko ari inzererezi ntawe bagira inzererezi n'ikimenyimenyi babita inzererezi bakabamanura kwa Kabuga kwa Gakinya iwawa niyahahari se ushaka wahahakana niwe mwabubakiye niwe mwubakiye abana bacu natwe twese muhita mujyana ushobora kutembera hano mu Rwanda ukava hano n'ibirometero 5 cyangwa 20 cyangwa 10 utarabona abakuze abasaza n'abakecuru bacu mwabashizehe koko ko mu Rwanda uhabona higanze urubyiruko abakuze babaye abo bose baba kwa Kabuga mwarabajyanye ngo kubera ari inzererezi kuko nibo bakandida bo kuyorwa na FPR babatwara kubera babarega ikibazo cy'ubuzererezi ubwo se inzererezi mutwara nizihe wansobanura ibyiciro by'abantu mutwara ingano yabo mbese babari hagati y'imyaka ingahe ngahe nimba kuva mu basaza n'abakecuru bose mutabatwara mubaziza ubukene bwabo oya ntawe twazijije gukena barafi mubaziza icyo abapakiye kwa Kabuga ni wawa nakubwiye ngo uwo bafata uri kwa Kabuga nabo bafatira mu mihanda batagiraho baba cyangwa ari mu makosa ugendera mu muhanda ubwabyo kandi usobanuye ngo kubw'inyungu rusange umuhanda nimba ari inyungu rusange kuki mumufatira mu muhanda no kuvuga mujyana kandi namwe abamufashe muri kugendera muri iyo mihanda ni kwa gufuhana babwiye murafuha ngo ntitushaka kuwugendamo ntidushaka kujya mu isoko wowe ntubikwiriye nitwe tubikwiriye twenyine Barafinda nimba maze kukubwira inyungu rusange umukanya waruvuze ngo iyo hashenwe ahantu abaturage bimuwe hakubakwa amashuri ngo ajyamo bamwe abandi babandi basenye waho ntabwo bayaga nk'urugero bamenya aho bagiye reka nk'urugero nanjye ngufatana igihanga urugero abantu bari batuye muri Banyahe uyu munsi bimuriwe mu Busanza Kangondo bari abo n'abakangondo bose bari mu Busanza Kangondo ya mbere n'iya kabiri biraro ya mbere n'iya kabiri yego bari mu Busanza hubatswe amashuri y'abari abantu bagomba kwigamo
wabyumvise primeri sekonderi makuru na za kaminuza arahari. kaminuza ariko mu gihugu umuntu ubundi iyo yatsinze yemerewe kujya kuyigamo. Yiga hehe? hariho buruse. Noneho uwo mwana bari mu cyiciro cya mbere n'icya kabiri ko adahabwa buruse yemerewe. buruse yemerewe buri munyarwanda wese ufite amanota, ntabwo bakigendera ku byiciro byaravuguruwe. Kuki byarinze bivugururwa? Mwarabishizeho, mwabivuguruye ari uko tubokeze gitutu nyine tubafatanye igihanga ko mwavanguye abanyarwanda mubakubita mu byiciro by'ubudehe, kandi itegeko ryanyu mwivugiye neza ko nta vangura iryo ari ryo ryose rigomba kuba mu banyarwanda. Mwagiye kubivugurura hatarimo amakosa. Nimba harimo amakosa, kuki mwakoze amakosa yo kuvangura abanyarwanda? Ikibazo si ugukosa, ikibazo ni ukuguma muri rya kosa. Ikibazo si ugukosa, ahubwo ikibazo ni ukuguma muri rya kosa. Tujuru ubu se iwawa mwahasenye Kabuga mwabirangije cyangwa muracyakomeza ryakosa? Ariko barafi ubundi ubaye perezida wowe, yego, gereza uzazisenya? Ukoze neza cyane, nzaza nisimbura gifunga abantu bataha mu ngo zabo. Niko nje gupanga societe nyarwanda. Umupapa umugabo ari we mukuru w'umuryango, umumama akaba ari umunyamabanga w'umuryango, abana bakaba ari amaboko y'umuryango. Noneho buri muntu tumuhe inshingano ze, ahahera nahagarukira, nahahera nahagarukira. Bityo rero buri muntu amenye uruhare rwe, bareke gukorera mu kajagari. Bityo rero twe tuze kuyobora neza abanyarwanda, tubashireho gahunda nziza. Ayo yari amagereza tugiye kuyakoramo ibigo byigisha imyuga. Babana none mwatsindagiragamo bose, mubita inzererezi, mubita ba marini. Iyo ku Gisenyi baruzuye hirya hino mu ntara zose, aho nanyuze hose ngenda mbabona mwarakenesheje imiryango yabo. Ababyeyi mwarabajyanye muri gereza, abamama n'abapapa babo n'imiryango yabo bari kubamo. None abo bana babura uko babaho, kandi abo babyeyi ntibagiraga amazu, barakodeshaga ba nyiri mazu bakahita amazu bayashiramo abandi bapangaye. Abo bana rero nuko bavuka abo mwita inzererezi, mutunda mujyana kwa Kabuga niwawa, kubera ababyeyi babo mubatsindagiye mu magereza. Abandi baburiwe irengero bari mu makasho hirya no hino. Noneho abana baburanye n'ababyeyi, none abo bana rero nabo mukarangiza mubatsindagira kwa Kabuga iwawa. Nuko ba marini bavuka, nuko inzererezi zivukwa mu Rwanda. Nta mwana uvuka atavukiye mu bitaro, nta mwana uvuka atagira uwavutse we, abo bavutseho bagiye. None barafi ko numva niba ugiye gukora gereza, reka ngo urugero umuntu wishe umugore we, cyangwa se umuntu wakoze ibyaha mu murimo w'umuntu wakoze abandi n'abandi bantu. Ubwo nidusanga FPR inkotanyi barakoze ibyaha byinshi, tuzabatsindagire mu magereza, mwiraya voting tuyatorere, tuzayagumisheho, azasigara ari aya FPR inkotanyi. Aba bandi bo tubajyane ku nsimbura gifungo. Mushaka gereza zizagumeho ku bwanyu, aba FPR n'aba FPR kazi, kuko mubona ibyiza by'amagereza, kubera muri bantashoboka. Muzatsindagirwe mu magereza, none abandi bakoze amakosa tubamanure ku nsimbura gifungo. Ni ukuvuga dushaka umuntu atanga umusaruro, ikindi agire n'uburenganzira bwo kubana n'umuryango we. Umuryango tureke kuwusenya, tuwubake neza. Umupapa abane n'umugore we n'abana be, n'umugore abane n'umugabo we n'abana be, n'imiryango yabo yo hafi no hafi na kure. Gutyo tububakire hamwe, ariko bitavuga ko atafata ibihano byazinduka ajya mu kazi k'insimbura gifungo. Noneho kuva saa moya kugera saa sita ataha, bitewe n'imyaka azi cy'insimbura gifungo yakatiwe. Noneho nakatirwa imyaka 10 azabikorera imyaka 10 urugero. Noneho uburenganzira bwa muntu bubonekiremo, kandi na bya bihano bikorwa, kandi na bwa burenganzira bwa muntu bwubahirizwa, kandi ya misoro yarangiriraga kuri izo mfungwa n'abagororwa bose, nabo babarinda bose, abo bacunga gereza, abo bose iyo misoro yagendaga y'abaturage ibagendaho. Reba nk'urugero rumwe, amagereza mu Rwanda hose ku munsi umwe barya miliyoni 30 ku munsi umwe.
noneho miliyoni 30 zikube n'iminsi 30 igize ukwezi, ureba amamiliyoni ahatokombokeye ahahombe. Noneho ukube nubona iz'ukwezi kumwe izo miliyoni uzikube n'iminsi 361 bigize umwaka, ureba amamiliyaridi yari kubaka amashuri, amavuriro kuri babakene, kubaka ya magorofa maremare twavuze, ntitwimura abakene ahubwo tukubaka amagorofa maremare mu masambu yabo, imiryango iringaniye n'ubutaka bwabo ikabiyabo, iziri muri kave n'izigeretse hejuru zikabiza leta n'abashoramari babafatanya bikorwa. Ariko umuturage ntiyimurwe kuri gakondo ye, ibyo bigatuma na za mayibobo zanzererezi baba marini wavugaga waregaga mutsindagira kwa kabuga iwawa bose bagira aho baba, uvuze ko batagira aho baba, ngo baba mu mihanda. Abo bose bakabona aho baba, ikibazo kigakemuka gutyo muri diplomase, mu miyoborere myiza y'abayobozi beza. Ariko iyi mitegekere yanyu ya FPR inkotanyi n'inkotanyi kazi mutegeka ibidashoboka, Imana yararakaye. Ese Barafinda politiki yako irakubita hababaza kandi kubita hanyaho, ibaga ibibyimba, ikubaza ikibyimba cyahagana. uraseka mu bikomeye. Mbaze mu rutirigongo, mbaze hehe ku mubworo bw'ikirenge, mbaze he ko nangiye kukoza iyi politiki yawe ko kuri no siyarurema nta gihugu nigeze numva cyakuyongereza, wowe iyo politiki uzayikoresha he? Ukoze neza cyakuri aka gataka k'abakuru n'abakurambere ni naho izakoreshwa, kuko bariya bose baryaga ingengo y'imari buri kwezi buri munsi, nsobanuye amamiliyoni barya n'amamiliyaridi, abo bamanura none bamanuke bahinga intoki banaziteho, bahinga imisiri y'ibigori babyiteho, imisiri y'amasaka bayiteho, ibinyabishogwe n'ibinyamafufu babyiteho, borore abakene mbubakira ibikumba by'inka, none tugire ibikumba byinshi, none buri mukene tumuhe inka 3, noneho zikamira umuryango, noneho izo nka dushireho babandi babanyamakosa batera ubwatsi hirya hino, none aribo babukatagura, tuzana imashini zibukatagura.